dufite abana batanu, ufite abana benshi utabishyizeho gahunda biba bibi. Twashyizeho gahunda y'amasaha y'abana yo kurya no kuryama kare. Saa 2 iwacu nta mwana uvuga. Ya masaha abana baryamye ni umwanya wacu turi babiri wo kuganira, ni umwanya wo kureba ibyo azakoresha mu kazi, ni umwanya wo kwandika bya bitabo, ni umwanya se wenda tunahitamo kureba na filime. Njye nkunda filime cyane, we akayanga kubi. Akambwira ati televiziyo ntukayishyira imbere, ariko haba harimo Mani yavuzwe cyane ngira ngo yari yababwiye. Mani yahagera akaza vuba vuba ati cara nkwere ku mukinnyi duheruka kugura, kandi yarambwiye ko televiziyo atayikunda. Ariko uwo mwanya rero tuwushyizemo byabaye byiza, ku buryo n'igihe yabaga afite akazi kenshi ko gukora, kubera wa mwanya yaduhaye ni nk'ifumbire, yaragendaga agakora. Jye n'abana tuvuga ngo papa ari busy, aho azazira tuzahita dukora ibi n'ibi n'ibi. Ugasanga abana birabafashije kandi nawe biramufashije. Mpamya cyane ko no mu kazi byamufashije cyane. Abakoresha be nibareba bazasanga umusaruro uri hejuru cyane. Ikindi kintu nabonye cyiza nkimenye vuba, ariko cyakonfirmye ko communication ari ingenzi. Maranye imyaka na Tom 12, ariko muri logique ye ngo akunda abantu bagenda mu modoka imwe. Muraza kundebera ko atari ukwikunda sinzi, ngo nibwo bakundana kurushaho. Tukagira rero imodoka duhuriramo twese, nge nayicaramo nkakunda indirimbo, wagakunda kumva amakuru. Uko ngezemo nkakubitamo indirimbo, nawe hashira iminota ati ntirangiye agakubitamo amakuru. Noneho rimwe na rimwe bikambabaza nkavuga ariko simvuge. Ejo bundi muri iki cyumweru Imana yampishuriye ibintu bikomeye. Ndamureba yinjiye mu modoka, amakuru aratangiye. Ubwo nene ndi kwimvira uturirimbo ndi muri mood, ariko Imana iramfasha sinarakara. None ndamubaza ntigewe mbona uruha cyane, ntigewe numva ugiye ubanza ukumva uturirimbo mu mutwe hakaruka byagufasha. None haransubiza ati ngewe burya indirimbo ni akazi kuri jye. Hari igihe dutwarwa cyane tukibagirwa ko twashatse abantu bafite n'impano nziza y'ubuhanzi. Ndumwe ntuzi ko ari byo. Ati ngewe ndikumva indirimbo ntangira kumva aho ibyuma bihengamye, mastering n'iki. Ati rimwe na rimwe nkahita njya muri studio kandi atari umwanya wabyo. Atari ko amakuru aranduhura mu gihe mwebwe indirimbo arizo zibaruhura. Nasanze naratinze kubibaza. Iyo myaka 12 yose naramuvunye. Ubu kuva uwo munsi rero sintuma nagera mu modoka, mbona tunguka hari nagezemo nakwisemo amakuru. Kugira ngo bimuruhura. Aho rero nize ko communication si ngombwa ko mwicara muri restaurant, si ngombwa mu cyumba, ahantu hariho hose mwaganira, kandi ikintu kibubaka, kiborohereza mu mutwe, kinatanga umusaruro ufatika. Murakoze.